Muraho neza nshuti bakunzi b'iyi channel ya Dr. Karigesho wa Hitayezu Sostene Genius Star. Murakaza neza, ndabasuje nyine ngewe Hitayezu Sostene, mbifuriza kandi ikaze nanone kugira ngo mugubwe neza mukurikirana ibiganiro byiza bitandukanye bigenda bica kuri iyi channel uko bwije n'uko bukeye. Wibutsa rero utarakora subscribe kuyikora kugira ngo ujye uhora ubona ibyiza tuba twaguteguriye gatanu kuri gatanu, ndetse nanone ugakanda no kukazogera kugira ngo nyine bijye bigenda neza ubibone ku gihe. Nanone kandi wibutsa ko mu gihe ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho wabitwandikira cyane cyane aho hepfo muri komanteri, ukatubwira igitekerezo cyawe cyangwa icyifuzo cyawe, ndetse n'uko ibiganiro ubabona bitambuka ahangaha nyine biba bimeze, uko byagenze, niba bigushimishije se, niba hari icyo ubona twakosora. Ibintu nk'ibyo ni ingenzi kugira ngo tujye tubasha kugutegurira ibihuje no gushaka kwawe. Nanone kandi jya ukora like mu gihe rwose ubona nyine unyuzwe n'ikiganiro twaguteguriye. Reka rero noneho dukomeze uyu munsi. Noneho ni umugani, reka mbacire umugani, mbabambuze umugani. Ntuzava ikantarange azasange ubukombe bw'umugani buziritse ku mubambiko w'urusenge. Harabaye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigara inka n'ingoma. Kera habayeho umwami akagira abagore benshi. Muri abo bagore benshi yagiraga hakaba harimo uw'inkundwakazi. Inkundwakazi ni ukuvuga umugore yarazanye ariko vuba, ni ukuvuga ngo akiri mutoya mu bandi. Umugore mukuru aba ari umugore nyine ubanza yazanye bwa mbere, noneho iyo mutaye akazana undi wa kabiri, cyangwa ntaho si no ngombwa kumuta, iyo azanye undi wa kabiri nyine uwo wa kabiri navuga uba ukiri mushya cyangwa se ugezweho muri icyo gihe bamwita inkundwakazi. Yego, iyo nkundwakazi rero yari ikundaga cyane, yari irangwaga n'ubwitonzi, nta mutima mubi, ndetse n'abantu bose bakayikunda, yaba abagaragu, yaba abantu benshi batandukanye b'ingeri zose, ababaga ibwami, abahagenderaga, bose batahaga bishimye banyuzwe n'uyu mugore w'umwami cyangwa se umwamikazi, kubera yuko yagwaga neza, ndetse umuntu wese nyine akishimira kuba ubwami nk'ubwo ngubwo yagendereye burimo umuntu nk'uwo yasanze w'ingirakamaro. Yakundwaga rero n'abantu bose, akagwa neza, agakunda abato n'abakuru, abana, mbese akaba inshuti y'abantu bose. Rero ariko umwami yagiraga n'imbwa, iyo mbwa yitwaga Rukara. Rukara rero yari imbwa umwami yakundaga cyane biteye ubwoba, ku buryo ntiyashoboraga no kurya mu gihe iyi mbwa yari kuba atarayibona. Rero ariko abagore b'umwami, ni ukuvuga abamikazi bose, bakaba barayangaga iyi mbwa, bayangaga urunuka, ku buryo bahoraga bifuza ko yanapfa, ariko bakabura ikintu na kimwe cyatuma nyine babasha kuyikiza, kuko umwami ntiyashoboraga no gufungura atarabonye ko iyo mbwa yiwe imeze neza, nta kibazo ifite, ndetse akabanza akayikoraho akayishimira. Mbese yarayishimiraga cyane biteye ubwoba. Rero umunsi umwe ariko, nubwo wa mugore yari inkundwakazi, ntabwo yashakaga kuba inshuti y'umwami gusa n'abandi bagaragu, ngo hanyuma ngo abe nk'umwanzi w'abandi bagore. Yumvaga yifuza ko yanagubwa neza, nuko
b'abagore rero amenya ko nabo babangamirwa na ya mbwa, nubwo nawe yamubangamiraga ariko akihangana, we nyine yari azi kwihanganira byose, ariko igihe kigeze abona ko agomba gufasha abo bagore kugira ngo bikize ya mbwa, maze mu rwego rwo gutabara, navuga nko gutabara, yiyemeza ko agomba kwica ya mbwa bwihishwa, noneho ntihagire umuntu n'umwe ubimenya nyine, kuko urumva abandi bagore kwikiza iyo mbwa byari byarabananiye. Yego, nuko rero arangije umunsi umwe umwami yatembereye yagiye guhiga mu ishyamba, wa mugore nibwo yafashe ubuhiri akubita ya mbwa mu gahanga arayica, arangije aragenda aracukura arayihamba. Amaze kuyihamba, umwami atashye abaza ahantu ya mbwa yiwe yagiye. Abantu bati imbwa rero ntituzi ahantu yagiye, ni ugutegereza tukareba akiza. Ariko ba bagore bose bari bazi nyine ibyabaye ko iyi mbwa yapfuye, ndetse batangiye no kwishimira uwo mugore mutoya w'umwami kubera ko yari yabafashije akica iyo mbwa, cyane cyane ko iyo mbwa ubusanzwe yababuzaga umutekano aho ngaho ibwami, nubwo cyane cyane ko igihe umwami adahari ngo ayiturishe. Rero ugasanga abagore bose, ndetse yaranabangaga rimwe na rimwe ikabakanga bakagwa ruhabo. Nuko icyo gihe rero biba ngombwa ko umwami yanga no kurya rwose atarabasha kubona imbwa ye. Bamuha amazi yo gukaraba, ati ntabwo nkaraba cyangwa n'igihe cyangwa igira ikindi kintu nkora ntarabona imbwa yanjye Rukara, kubera ko nyine yayikundaga cyane byahebuje. Noneho rero rimwe agumye gutegereza, abona ko imbwa ye ishobora kuba yagize ikibazo byanze bikunze, kubera yuko yari azi ko iyo mbwa ntiyakundaga kuzerera. Nuko ahita afata umwanzuro avuga ati mwese ngomba kumenya niba nta muntu, mwese muvuga ukuri, nta muntu wanyiciye imbwa cyangwa akaba yayikoreye ikindi kintu kibi. Bose baratsemba, ariko abajyana ahantu rero ku ruzi, abategeka ko buri wese bagombaga gusimbuka kwambuka urwo ruzi, cyane cyane basimbutse cyangwa bakarwambuka mu bundi buryo. Icy'ingenzi ni uko wagombaga kwambuka urwo ruzi, umuntu wagombaga kuba yambutse uruzi ntabwo yagomba kuba yishimbwa, ariko umuntu wese utari kwambuka urwo ruzi niwe wagombaga gufatwa n'icyaha nyine, kuko yari kuba yishe yambwa. Nuko abagore ahera ku mugore mukuru, cyane cyane uko nyine atabizeraga, yumvaga yizeye wa mugore wenyine w'inkurwakazi cyane kurusha abandi. Bose batangira kwambuka, umukuru arambuka agera hakurya ku nkombe yo hirya, n'undi arongera nawe arambuka, undi nawe arambuka, bose bagenda bambuka umwe umwe. Nuko abona ba bagore bose barashize, hasigaye ya nkundwakazi. Mbese abona ko banza koko bavugishaga ukuri, kuko yumvaga uwo mugore mushya yari azanye muri icyo gihe adashobora kuba yakora ikosa nk'iryo ngiryo. Nuko ariko kubera yuko ryari iteka ry'umwami ko abagore bose bagomba kwambuka urwo ruzi, ntabwo nawe yabitinzeho, yaravuze ati nawe nabikore nyine yambuke, bityo agaragaze ukuri koko nyine ko ntacyo iyo mbwa yabaye. Nibwo rero uwo mugore yagiye mu ruzi, akimara gushyikamo rwose we ahita adogera muri ayo mazi, ruramumanuramo hasi ruramuzika, ntiyongera kugaragara hejuru. Bityo abantu bose barababara, n'umwami arababara ati iyo ngimenya ko umugore wanjye ari we wanabikoze, basi ntabwo nari gutuma mwese muca muri aya mazi ku buryo bigera aho ngaho bitera ibyago nk'ibi ngibi. Ariko nyine nta kundi, ubwo imbwa yanjye irahombye, ariko ubwo n'uwabikoze nawe nyine abigendeyemo abuze ubuzima. Arataha nyine ababaye, ndetse n'ibwami bose, abantu bose bajya mu gahinda kubera uwo mwamikazi wari
yatabarutse kandi abantu bose baramukundaga, ndetse icyo gihe n'inka zose z'ibwami ntizongera kurisha, zakundaga kurisha, ariko icyo gihe rwose zirazinukwa, ntizongera kurisha no gushoka, ndetse n'izayo ntizongera no konka, n'izo bagerageje gukama zikabura umukamo, nuko zose nazo zagezweho n'agahinda. Abagaragu b'ibwami bagira agahinda cyane kuko baramukundaga cyane uyu mwamikazi. Noneho umwami ajya mu cyunamo, ntiyongera kuvuga, agahinda karamwica, abatware bose bataramira ibwami bababaye, mbese icyunamo nyine gikomeye rwose kiraba, kuko bari umwamikazi yari yatanze, kandi rwose yarakundwaga n'abantu bose, ingeri zose, guhera ku bana bato kugera ku bakuru. Nuko rimwe rero umugaragu ajya kuvoma amazi kuri wa mugezi, nuko agenda n'agahinda nyine, yareba ahantu umwamikazi yaguye agahinda karamwica, ariko atangira nyine kuririmba, atera akaririmbo ngo mabuja mabuja wampaga amata meza, inyanja yaramwijyaniye, mabuja mabuja wampaga ibiryo byiza, inyanja yaramwijyaniye. Akongera atangira kuvoma, ariko akavoma ari kuririmba, agasubiramo ako karirimbo, mabuja mabuja wampaga amata meza, inyanja yaramwijyaniye, mabuja mabuja wampaga ibiryo byiza, inyanja yaramwijyaniye. Nuko agiye kumva yumva ijwi nyine ry'umwamikazi, rwose yari arizi, yumva riraririmbye riti, ugenda umbwirira umwami, ugenda umbwirira umwami, ko nabyaye rukara rw'umwami, ko nabyaye umwana w'umukobwa, ko yavukanye indabyo mu ntoki. Ateze amatwi yumva ni ijwi ry'umwamikazi rwose uririmbye ibyo bintu, maze ubwoba buramutaha ariko n'ibyishimo, ahita yiruka, ndetse asiga ikibindi yari agiye kuvomeramo, ariruka agenda abwira umwami ibyo ahuye nabyo ku iriba. Ubwami yumva nyine no kumushinyagurira, kandi akibereye mu gahinda n'icyunamo, niko gutegeka ko bamufata bakamuca umutwe, ariko bagiye kumufata bamuca umutwe, agumya gutakamba, ndetse agaragaza ko ari ukuri rwose, avuga ati nuko byagenze, ati nagiye ndaririmba, ati mabuja mabuja wampaga amata meza, inyanja yaramwijyaniye, mabuja mabuja wampaga ibiryo byiza, inyanja yaramwijyaniye. Nuko rwose ngiye kumva numva yahise nawe asubiza ngo ugenda umbwirira umwami, ugenda umbwirira umwami, ko nabyaye rukara rw'umwami, ko nabyaye umwana w'umukobwa, ko yavukanye indabo mu ntoki. Nuko akimara kubyumva gutyo, ahita bajya guhinyuza nyine, bajya kuri wa mugezi, maze baravuga bati rero nidusanga ubeshya nawe nta kabuza nawe turagira ute, turakurohama. Umugaragu arabyemera, baramuzana, ashyize aho ngaho nyine atangira kuririmba, mabuja mabuja wampaga amata meza, inyanja yaramwijyaniye, mabuja mabuja wampaga ibiryo byiza, inyanja yaramwijyaniye. Ategereza ko yumva ijwi, araheba, arongera asubiramo, ndetse asubiramo inshuro nyinshi, bigeze aho bararambirwa, babona ko nyine yababeshye, bafata umwanzuro ko bagiye kumunaga mu mazi nawe agapfa. Ariko arabasaba ati basi mureke nsubiremo bwa nyuma, natavuga nanjye mugirite mu mbohe nyine, nta kundi icyaha kizaba kimpama, nta kundi byagenda. Nuko baramwemerera, araririmbye, mabuja mabuja wampaga amata meza, inyanja yaramwijyaniye,
yaramwijyaniye, mabuja mabuja wampaga ibiryo byiza, inyanja yaramwijyaniye. Ugiye kumva wumva amazi nyine ako kanya ijwi riravuze rwose rituje rya wa mwamikazi, ugenda umbwirira umwami, ugenda umbwirira umwami ko nabyaye rukara rw'umwami, ko nabyaye umwana w'umukobwa, ko yavukanye indabo mu ntoki. Ako kanya rwose bahita bumva ko ari we ndetse ko akiri muzima. Noneho bahita bafata umuzi w'igiti bawukubita mu mazi, baravuga bati bibuze umujyi muntu. Ako kanya rwose hahita hacikamo inzira mu mazi, bagiye kubona babona wa mwamikazi ahise asohokamo mu mazi nyine, avamo afite umwana mwiza w'uruhinja w'umukobwa. Yari afite indabyo mu ntoki, byasobanuraga ko ari we ugomba kuzimya ingoma. Noneho kandi aza ari ufite na ya mbwa rukara y'umwami, nayo umwami abibonye arishima, bongera kwizihirwa, bataha ibwami banezerewe, ndetse amahoro arongera arahinda, kandi iyo rukara ntiyongera kugira ibindi bibazo iteza ibwami. Sinjye wahera hahera umugani. Uwo rero ni wo mugani twari tubafitiye. Ngira ngo umugani nyine uba ari uburyo bwo kwigisha, ariko nanone hakabamo nyine n'amakabyankuru, kimwe n'ibindi birango byinshi biranga umugani, byaba ibintu bitabaho ndetse n'ibidashoboka. Ngira ngo mu mateka y'u Rwanda mwumvishemo nk'aho uwo mwana n'umwami wagombaga kwima ingoma yari umukobwa, kandi ubundi abakobwa ntabwo bavukanaga imbuto, cyangwa hari abakoresheje ijambo indabyo. Bisobanuye ko icyo nyine ntabwo ari cyo, hagombaga kwima ubundi umwana wavutse ari umuhungu. Ikindi mwumvishe ko yabyaye urukara rw'umwami, ntabwo umuntu nyine ashobora kubyara imbwa, ntibyashoboka, ngira ngo murabyumva. N'ibindi bindi mwajya mwumva wenda wakumva ari nk'amakabyankuru, ni ibigaragaza nyine ko ari umugani, ariko icy'ingenzi ni uko umugani wagashaka hari inyigisho ushobora kuba wigisha. Izo nizo burya ari iz'ingenzi, umuntu wese yakoramo rero iyi. Mbasaba rero nanone ngo abatarakora subscribe mukomeze gukora subscribe, kugira ngo mujye mubasha gukurikirana ibiganiro bitandukanye byiza nk'ibi ngibi bica kuri channel. Watwandikira igitekerezo n'icyifuzo muri comment, ugakora like ndetse ukabisangiza n'abandi, kugira ngo bose baze babasha kubona ibyiza nk'ibi ngibi tuba twabateguriye. Ni Hitayezu Sostene wakayijuka kasi rukotsa rwa ruhage rwa bigogo bya muhutu wa muhondo gwa nkoko ya nkwakuzi, isati ishoka bagasamara ibishyika bishyika umutware ku mutima, ishyikana ku mubiri ingeri yasumbye inkiko nyamucamuka kanga bari kugacira icyongo mico myiza yaciye. Hitayezu Sostene bakunda cyane, bifuriza ineza n'amahoro biva ku Mana, mugira impagarike n'ubugingo.